mu bintu. Niyo mpamvu ndi gusaba buri muntu uri hano wese, buri muntu wageze hano wese, kanda kuri like, ukande kuri like, ubundi tuzamukane. Je ntago ndabona turi abantu bagera kuri 160 bagera mu kugera n'imibare dufite na like 16 wagira ngo mufite ukuntu mwigabanije. Ubwo rero uko muzamuka mwiyongera mukande kuri like, ukanze kuri like icyo bidufasha kuba n'abandi bantu bamenya ko twabashije gutangira ikiganiro cyangwa se twatangiye ikiganiro. Mumfashe rero rwose mukande kuri like twihuse tuzamukane, umuntu uri hano wese akande kuri like ubundi tugendane neza twinjirane mu neza. So ngira ngo rero tudatinze tugiye guhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu urugamba cyangwa se intambara ikabikomeye hagati ya AFC M23 ndetse na FRDC ndetse na Wazalendo n'abandi bahanganye. Ubigihanganiwe n'ikibaya cyangwa se ni igice gicukurwamo amabuye y'agaciro cyo muri Rubaya niyo iri guhanganirwamo kugeza izi saha. Ariko kugeza amaginga ya icyo wamenya nuko kugeza ubu uruhande rwa M23 cyangwa se rwa M23 rwose rurasumbirijwe muri iyi minsi cyangwa se komerewe kuko rurimo rurakubitwa umusubirizo, rurimo rurakubitwa amajyana amaza hano muri iki gice cya Rubaya, kuko hari ibice byinshi cyangwa se hari ibigaragara byinshi ko urugamba rukomeje kugora iki gice cya M23. Ntabwo nzi ukuntu muri kubikora ku buryo abantu 180 muhura na reke 18 mwihangane rwose uko mugenda muzamuka mugende muzizamura. So hanyuma rero iki gice cya Rubaya kicukurwamo amabuye y'agaciro, ngira ngo ni igice uruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ruretse guhereza Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rubabwira ko baza bagacukura amabuye y'agaciro cyangwa se baza bakabona aya mabuye y'agaciro ari muri kino gice. Kugeza ubu rero muri kano kanya nuko birimo biragaragara ko uruhande rwa M23 rurimo rurarushwa imbaraga cyangwa se rurimo ruragarikwa, reka tubivuge gutyo niko mu kinyarwanda cyiza babivuga. Ubu rero ikigaragara nuko M23 igomba gukoresha ubundi buryo. Nk'ubu ngubu umujenerali wo muri Wazalendo byavugaga ko yishwe na M23 yongeye kugaragara ari muzima, agaragara ari no kwishungura. Yitwa Obed ngabo Patrick, avuga ko cyangwa se uvuga ko ari generali mu mutwe wa Wazalendo ukorana na FRDC. Yagaragaye avuga ko atarapfa nkuko byatangajwe na bamwe mu bayobozi bo muri AFC M23, avuga ko cyangwa se yagaragaye avuga ko akiri muzima ndetse adashobora no gupfa atarasohoza ubutumwa bwe. Urumva aravuga ati yewe ntaho nteze kujya, nta nubwo nteze gupfa, ubutumwa bwanjye cyangwa se umuhamagaro wanjye wo kwisubiza bimwe mu bice M23 yafashe ntarabigeramo cyangwa se ntarabikora nkuko bagiye bambika cyangwa se bavuze ko napfuye. Yanga bitangaza amakuru byinshi byagiye bigaragaza ko uyu mugabo yapfuye, ariko ku ruhande rwacu twabikiraga akabazo cyangwa se twibaza koko nimba byaba ari byo, kuko nta official statement twari twigeze tubona cyangwa se yari yagaragaye ku ruhande rwo rwose, usibye kuvuga gutyo gusa. Ni nyuma yo ku itariki ya 23 ngira ngo hagiye hanze amakuru yavugaga ko uyu general Obed ngabo Patrick yishwe n'ibitero bya M23. Manzi Wiri ni guverineri wungirije wa Kivu cyangwa se muri Kivu y'Amajyaruguru mu buyobozi bwashyizweho na AFC M23. Yaravuze ati rero uyu munsi isi nziza cyane idafite abitwa general Obed, asanze Ruhinda mudacumura kiri mwami n'abandi. Ibyo murabyibuka ku munsi w'ejo twabivugagaho cyangwa se tubigarukaho tuvuga aya magambo uko yatangaje. Amakuru y'uru rupfu rw'uyu mu general Obed yari nagarutsweho n'umunyamabanga cyangwa se n'umunyamakuru witwa Steve Wembi ukurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munyamakuru yavugaga ko amakuru atandukanye yemeza ko uyu general Obed ngabo, umwe mu bagize ihuriro riharanira demokarasi ryitwa ubwo ni CLD cyangwa se CRD, yavugaga ko yishwe ku itariki ya 22 Gicurasi uyu mwaka nyine muri uku kwezi, ubwo yari mu mirwano. Mu butumwa bw'uyu munyamakuru Steve Wembe yaranditse aravuga ati amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'umutekano muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko uyu general Obed, umwe mu bagize itsinda ry'abaharanira demokarasi, yishwe ku wa 5 mu mirwano.
hanyuma uyu general Obed Ngabo Patrick mu butumwa bw'amashusho bwagiye hanze ejo bundi ku itariki ya 24 ndimo ndanabushaka hano hari ahantu nari nabubonye urumva yanyomoje amakuru y'urupfu rwe avuga ko akiri muzima muri aya mashusho y'iminota irenga 4 harahagira ati ntabwo ndapfa sinapfa gutyo ntabwo ndarangiza intambara ntabwo irarangira ntabwo ndi umuntu wo gupfa gutyo gusa aranakomeza aravuga ati abavuga ngo napfuye barabeshya mpanganye na FCM 23 iteza ibibazo Kongo kandi ko igihe nikigera nzapfa kuko ntawe uzaba ku isi iminsi yose cyangwa se ibihe byose. Ni mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera hano hafi ya Rubaya hasanzwe hari birombe by'amabuye y'agaciro, aho rero uruhande rwa leta ya Kongo rukomeje kurwana inkundura rushaka kwisubiza biriya bice mu gihe kandi abarwanya F23 nabo barubereye ibamba cyangwa se bakomeje kurubera ibamba muri kano gace. Uyu Obed amakuru yaragiye hanze ko yarashwe cyangwa se yishwe, gusa ubwe amashusho yagiye hanze yifashe cyangwa se yifashe avuga ko rwose adateze gupfa ataragera ku mugambi we. Banduku yangu ya este, msiogope shetu kwa FARDC. Hakuna kumiogopesha. Tutapambana, tutakombana mpaka mwisho wa nguvu yetu. Ati shuti zanjye za FARDC cyangwa abakongomani ntimugire ubwoba, tuzarwana ku mbaraga zacu kugeza ku musozo cyangwa se kugera ku iherezo. Ntimucike intege, nta mpamvu yo gucika intege kuko turi hano kugira ngo turwane. Gushaka indi video ye itari kuboneka hano hafi, ntabwo iri kuboneka vuba, ariko ninza kuyigeraho rwose turaza kuza kuyibashyiriramo. Gusa ikiriho nuko kugeza ubu ngubu uyu General Obed yagaragaye mu mashusho cyangwa se yagaragaye ari muzima cyangwa se avuga ko ari muzima. Byari binyuranije n'ibyagiye bitangazwa hirya no hino ko uyu mugabo yapfuye cyangwa se yarasiwe mu bitero M23 ihanganyemo na FARDC ndetse na Wazalendo, cyane cyane muri iki gice cyangwa se muri ibi bice byo muri Rubaya. He's alive, ni muzima nkuko we abyitangariza cyangwa se abivuga. Ngira ngo amakuru y'urupfu cyangwa se yicwa ni nako muri iminsi, ariko nabo ku ruhande rwa Wazalendo nabo bari bigambye ko cyangwa se bagiye bigamba ko barimo cyangwa se uwitwa General Byamungu nabo bigambye ko bamurashe cyangwa se yishwe muri ibi bitero biri guhanganisha M23 na FARDC ndetse na Wazalendo hano muri Rubaya. Nawe amakuru ahari cyangwa se amakuru ahari nuko kugeza ubu uruhande rwa FARDC cyangwa se rwa Wazalendo ari rwatangaje ko yapfuye, nyamara kandi uyu mugabo nawe akaba akiri muzima cyangwa se ari muzima akiriwe. Ubwo rero yicwa cyangwa se urupfu rwa General Obed rwose aracyari muzima. Yewe nacyarimo gushaka iyi video rwose kugira ngo tuyirebe, rinza kuyigira hano nayibonye ndabona itari gukunda kuvaho, tuyibashyirireho rwose agaragara cyangwa se atangaza ko ari muzima kugeza amaginga yangaya. Mu gihe amakuru yagiye hanze yanatangajwe na bamwe mu banyamakuru bakomeye cyangwa se bamwe mu bitangazamakuru bikomeye, byakoroha kwizera cyangwa se koroha kugira icyizere cy'uko uyu mugabo yaba arapfuye. Ubu rero amakuru ahari nuko ari muzima. Reka rero ngira ngo tudatinze
nta byo gutinda iyi ngingo nayo tuyiveho tujye ku yandi makuru kugeza muri kano kanya